reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi niko kuri kandi ni rizima. Ndagira ngo tuganire ku magambo meza aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 48, ndahera ku murongo waho wa mbere. Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Ariko ntaratangira gusoma iryo jambo, munyemerere mbanze nsuhuze abanyumva bose, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda ndetse n'abatuye u Rwanda, kugira ngo bumve neza icyo Uwiteka Imana itwifuriza, kuko nasanze baba mu gakiza, baba mu mahoro, bagatura mu mahoro, bakarara mu mahoro. Uwo mugiye kuganira ni Pastor Gideon. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, nagira ngo tuganire ku magambo meza y'Uwiteka Imana nk'uko yanditswe n'umuhanuzi Yesaya mwene Mosi, mu bice byaho 48 mu guhera ku murongo waho wa mbere. Haravuze hati, Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Umutwe w'amagambo: nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe, abitiriwe izina ryanjye Isiraheli, bakomoka mu mazi ya Yorodani. Barahira izina ry'Uwiteka, bakavuga Imana ya Isiraheli, ariko mu bitari ukuri. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbanze mvuge kuri iri jambo ho gatoya, kugira ngo abanyumva mwumve icyo Uwiteka abwira abantu be muri iki gihe dusohoyemo. Yesu nashimwe. Aba bantu babwirwaga n'Uwiteka bari bamaze gutandukira, bakavuga izina ry'Uwiteka mu bitari ukuri. Nagira ngo nkubwire nawe nyumva, ukivuga izina ry'Uwiteka mu bitari ukuri, kugira ngo uhindukirire aho ugeze, ugaruke mu nzira y'Uwiteka, ujye uvuga izina ry'Uwiteka mu biri ukuri. Maze iminsi numva ijambo ngo abatubuzi bajya no gutubura iby'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Icyo kintu ntigikwiye, ntikidukwiye. Abagaragu b'Imana bavuga iby'Uwiteka kandi bakora ibishimwa n'amaso y'Uwiteka, kandi ngo nushaka kuvuga iryo zina ngo abanze agerageze kuva mu bidatunganye kugira ngo abashe kuvuga izina ry'Uwiteka. Bene data bakundwa rero, inshuti z'umusaraba, ndimo ndaganira namwe ku bw'aya magambo kugira ngo mwumve neza kandi musobanukirwe neza ko ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka Imana yacu abanza kuva mu bidatunganye, akareka ibitagira umumaro byose, akareka ikinyoma n'igisa nacyo, akaba umunyakuri, kuko Imana yacu ari inyakuri. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndagira ngo nongere nganire n'abantu bakibwira ko kubeshya ari byo byabateza imbere cyangwa ari byo byabazamura. Uwiteka yanga ikinyoma, yanga ababeshyi, yanga n'abirarira, yanga n'indyarya, ahubwo akunda abanyakuri n'abakora ibyo gukiranuka, kuko ari bo bazagirirwa neza n'Uwiteka. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ndakomeza nongera mbabwira ngo babwire uhereye kera, mbabwira uhereye kera, nkababwira nti bite byabaye kugira ngo utazavuga uti Imana yanjye niyo ibikoze, kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe
n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nibyo bibitegetse. Warabyumvise, dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya, biremwe nonaha. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo mvugane n'abantu ngo hari ibyo Uwiteka aremye nonaha. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo Uwiteka aremye nonaha abiremye ku banyakuri, abiremye kubagendana umutima utabashinja, abiremye kubagendana umutima utunganye, kugira ngo batazibwira bati ibi ntibyigeze kubaho, kugira ngo batazibwira ngo ibi twari tubizi. Ahubwo Uwiteka Nyiringabo abiremye nonaha kugira ngo abagendana umutima utabashinja babibone kandi babimenye, babyigishe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yanga ikibi n'igisa nacyo, yanga ikinyoma, yanga n'ababeshyi, arashaka ukuri kugira ngo tugendere mu nzira itunganye. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Inzira z'abanyabinyoma zizaba umwijima w'icuraburindi, kandi ngo icyubahiro cyabo kizakurwaho, ntikizigera kiboneka rwose. Kandi ngo imbabazi z'Uwiteka kuri bo zizababa kure, kuko ari abanyakinyoma, kandi ngo bavuga izina ry'Uwiteka mu bitari ukuri. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Reka tugende nk'abanyakuri, tubwirize ijambo ry'Imana nk'abanyakuri, kandi ukuri kuturange mu mirimo yacu ya buri munsi. Ndabwira urubyiruko rw'uyu munsi wa none ngo bave mu bidatunganye, nibatunganira Uwiteka azabateza intambwe kandi azabakuza nk'uko yakujije. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko yakurije Yosuwa imbere y'ubwoko bwa Isiraheli. Yesu ashimwe cyane. Kandi Uwiteka azabateza intambwe zidasubira inyuma, kuko ari umwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Urashaka gukuzwa n'Uwiteka, va mu bidatunganye. Urashaka kuyoborwa inzira n'Uwiteka, va mu bidatunganye. Reka kwibwira ko ikinyoma kizaguteza intambwe, ahubwo wibwire ko ikinyoma cyagusubiza inyuma mu byo ukora byose, maze ube umunyakuri, kuko Imana ikunda umunyakuri, kandi Imana ari inyakuri. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Reka gutera intambwe isubira inyuma, ahubwo tera intambwe ijya imbere, kugira ngo Uwiteka kwamamaze kandi azamamaze izina ryawe mu mahanga yose. Nawe uzamenyekane nk'umukozi w'ibyiza, we kumenyekana nk'umuvuzi w'ibinyoma, kuko Imana yanga ikinyoma n'igisa nacyo. Imana ishimwe cyane. Amaboko y'abanyabinyoma ngo azasubizwe inyuma, kandi imbaraga zabo zizateshwa agaciro, kuko bisasiye ikinyoma baranakisegura, bakigenderamo, ntibakora ibyishimwa n'amaso y'Uwiteka. Imana y'amahoro iduhe umugisha. Ndagira ngo mbwire abantu bumva ikinyoma baragigize intebe yo kugenderaho, ikinyoma barakigize umwambaro wo kwambara, ikinyoma barakigize mbese ibyangombwa bashyira imbere. Mbabwire ko Uwiteka yanga ikinyoma kandi aje kurogoya indyarya n'abanyabinyoma, kandi ngo atesheje agaciro abazindurwa no kuvuga izina ry'Uwiteka mu binyoma, abavuga izina ry'Uwiteka mu bidafite umumaro, abavuga izina ry'Uwiteka mu bitari ukuri. Uwiteka aje kubitesha agaciro, kugira ngo bitazigera bisohora, kugira ngo batazavuga ngo ahari ibigirwamana byacu twibarije nibyo byabitegetse, ahari ibigirwamana byacu biyagijwe nibyo byabikoze. Niyo mpamvu ibyo Uwiteka avuganye natwe biremwe nonaha, kugira ngo hatazagira ubiyitirira ko ari ibigirwamana bye byabikoze. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nongere mbwira abantu yuko igihe tugezemo Uwiteka akeneye abanyakuri,
akeneye abahagarara mu cyuho bakavugisha ukuri, akeneye abo guhindura bagahindura amahanga yose kuba abanyakuri, kuko Uwiteka Imana yacu ari inyakuri kandi izagendana n'abanyakuri mu nzira zabo zose, kandi inzira z'ikinyoma izazihindura umwijima w'icuraburindi. Nimureke twese duhagurukire kuba mu kuri, dukoresha ukuri mu byo tuvuga, mu mirimo twahamagariwe n'igihugu, mu mirimo twahamagariwe n'amatorero ndetse n'amadini, mu mirimo dukora muri rubanda, mu baturanyi, yose igaragaza ukuri, kugira ngo Uwiteka Imana yacu iherwe icyubahiro muri twebwe abaja n'abagaragu bayo. Amahoro y'Imana azataha mu bantu b'abanyakuri, kandi umucyo w'Uwiteka uzavira abanyakuri. Izina ry'Uwiteka Imana yabo rizagendana nabo ku manywa na nijoro. Imana y'amahoro ibahe umugisha uyu munsi kubwo kumvira ijambo no kuritegera amatwi, kandi Imana y'amahoro ibaha imbaraga zo guhinduka. Mwuka Wera bagenderera abibutse iby'ibyaha abibutse iby'icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo mugaruke mu nzira nziza. Uwiteka aho ababona akabishimira, kandi Uwiteka aho ababona akishimira yuko yaremye abantu b'abanyakuri, nk'uko n'Imana yacu ari inyakuri. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nagira ngo rero muri uyu mwanya nsoreze ku magambo y'Uwiteka avuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Tuve mu byaha tubinjijuke, kandi twubaha Imana tuba abanyabwenge. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo abantu bitiranya ubwenge n'ibyo biga mu mashuri. Biriya biga mu mashuri ntabwo ari ubwenge, ahubwo biriya byitwa ubumenyi. Ahubwo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Kuko abatubanjirije ayo mashuri ataraza bari abanyabwenge, kandi bakoze iby'ubwenge, bakora n'iby'ubuhanga, kubera ko bubahaga Uwiteka. Ariko muri uyu munsi baragendera ngo yize aha n'aha, ntabwo ari bwo bwenge, ahubwo biriya ni ubumenyi yakuye aho yabwize. Ariko ubwenge bwa mbere Imana idusaba ni ukubaha Uwiteka no kuva mu byaha ukajijuka. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndangije nsenga Uwiteka mvuga ngo Imana y'amahoro, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ikiranuka, igenderera abantu bayo bave mu binyoma, bambara ukuri nk'umwambaro, kandi bitere ukuri nk'umwitero, bagendere mu kuri nk'inzira yabo. Abo bazatunga amahoro atagabanyije, kandi Uwiteka azabana nabo mu nzira zabo zose. Ndetse abanyakuri n'icyo bazagerageza gukora cyose kizaba cyiza, kuko Imana yacu ari inyakuri, izagendana nabo. Byose mbyambaje nizeye izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.